nako mwarakoze kumpuye gusa nyine ndumva nishimye ko iribagiza yagarutse imbaraga kuri turishimye pe noneho nkamubaza ka baruzi kumva meze mu nkunda ni ibibizi ugotoba basanga ko umwe y'amazi tarazi wabona nta kintu kandi ubu bigeze urya umunsi wose ushaka kuruka what's wrong bayiki no sheri biri kurya cyane kuri urwo rwego none se hari ibintu waba wariye ahantu wagiye ugeze urya kuva mu gitondo tuza bro tuza uraza kumera neza bro wigeze ari ikintu wigeze ufata mu gitondo yaje ariko ameze oya Sylvie ararwaye bro kubabara gute ni munda uri kubabara gute ngo nukunyoye amazi utari ubaye sheri bro ubaye iki umva we hasigaye ikintu kimwe gusa ni uko umujyana kwa muganga none se nyine ese cyose wari nyine amagara ambulance se ntabwo izitinze bro uri kubabara gute munda harakubabaza ese turakora iki turakora iki cyane se ndetse ni ibiki wariye basi uri kubabara cyane kuharwara ndahamagara wahamagaye ijana na cumi na rimwe cyangwa na cumi na kabiri ijana na cumi na kabiri ahubwo urabona ko arashaka kuruka nzane ipase halo jya hanze uhamagara jya hanze uhamagara halo sheri rurangi baza kugira nabyo mudutabare nimero nimero ya 40 murakoze please thank you oya tumujyane kwa muganga cyusa tumuterura musaza umva ikirayo tumuryamishe hamwe ikirayo tumuryamishe hamwe ese musaza wa iribagiza noneho ibintu bimubayeho ni ibike araza kuba yavurwa n'iki byose tugiye kuba tubirebera hamwe abantu bari kwibaza nimba apfuye byose turaza kuba twabireba rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota mujye aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu nimba nta n'ibitekerezo mufite mushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho ubundi ngusobanure ibigiye kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira kubera ko Fisto tubonye noneho y'amazi yavuye kwa Rugema abashije kuba yakora ikintu kitari cyiza cyane kubera ko uriya musore Fisto abashije kuba yayaha Rurangirwa abashije kuba yaroga Rurangirwa kandi bari bamubwiye ko ari ukuroga Iribagiza ndetse nta Rurangirwa. Ese Fisto we ibyo biraza kuba byaherera hehe kubera ibintu akoze? Rero duhurire aho hasi muri comment utangamo ibitekerezo byawe nimba urimo wanga uyu muhungu Fisto ubashe kuba wabivuga kubera ko ibintu abashije kuba yakora ntago ari
ari ibintu byiza cyane, kandi turaza kuba twarebera hamwe ibindi bintu byabashije kuba biranga episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ni ibintu byinshi biraza kuba biyiranga, kandi haraza kuba hazamo n'ibindi bintu bikomeje kuba byatungura abakunzi b'inzira y'umusaraba. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ubundi dukomeze. Ese Rugema we na Fabiola ibyabo biraza kuba bigenda gute? Kubera ko twabonye ko imipango yabo bari bapanze yo kuba baroga iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibagirwa buri kimwe, abashe kuba yasinzira, ntago bigeze bayigeraho, ariko musaza we Fisto abashe kuba yamurogera muri ya mazi yo kwa Rugema bamuhaye. Uri kumva ko Fisto akoze ibintu bitari byiza, abantu batangiye kuba bagaya uyu mwana Fisto ibintu akoze hano muri no filime. Mujye aho hasi muri comment muvuge ati Fisto turamwanze kubera ko ibintu abashe kuba yakorera musaza wa Iribagiza biraza kuba byahirira hehe. Kandi abantu bari kwibaza ati musaza wa Iribagiza araza kuba yakira cyangwa araza kuba yapfa, byose nabyo turaza kuba tubirebera hamwe. Ariko hano muri no filime haraza kuba hazamo ibindi bintu byiza biraza kuba bishimisha abakunzi bayo, kandi ni byinshi twabashije kuba twabona muri episode iraza kuba yakurikira, kubera ko twabonye ko Cyusa noneho na Iribagiza bo bagiye kuba bakongera bakamera neza. Iribagiza akangutse yibutse buri kintu cyose, nta kintu noneho na kimwe yibagiwe, kandi araza kuba yamerera nabi Rugema. Byose nabyo turaza kuba twabirebera hamwe, kandi twamaze kubona ko Kamarade ndetse na Emile n'uriya musaza hari imipango bari gupanga, hari ibintu byiza bari guserebura kuba Iribagiza yabashe kuba yakanguka. Ni ibintu byabashe kuba byabashimisha, bibasha kuba noneho byatuma papa Kamarade aserebura intsinzi. Ariko hari amabanga agifite araza kuba yabwira ba Kamarade. Ese nayahe mabanga? Ese Iribagiza araza kuba yayamenya? Nabyo turaza kuba twabireba, kubera ko ibintu byari ibyishimo hano muri no filimi, ariko birangiye noneho mubona ko iyi episode bitangiye kuba byahinduka ibindi. Ese ni ibihe bindi byabashe kuba byaranga iyi filime? Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, kandi ni ibintu byinshi biraza kuba byaranga iyi filime. Nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, ubundi ngusobanurire ibintu nibihe bindi biraza kuba byaza hano muri no filime. Kandi twamaze kubona ko Rugema noneho ibintu bitangiye kuba byahinduka, we na Fabiola batangiye kuba basubiranamo. Fabiola ashaka kuba yaza kuba yafatanya n'umuryango kwa Bacyusa. Uri kumva ko Fabiola noneho ashaka kuba yahinduka nawe umuntu mwiza. Rugema ndetse uri kumva ko yaba asigaye ahantu habi, kubera ko batangiye kuba bagira ibintu bari gupfa. Ninde wishimiye ko Fabiola yahinduka nubwo yabashe kuba yafatanya na Rugema kuba yaroga uno musore musaza wa Iribagiza, kubera ko bahaye uriya muhungu ukora hano kwa Cyusa kugira ngo azazane uburozi babuhe Iribagiza gikanguka, kubera ko Rugema yarazi ko Iribagiza nakanguka azaba ashaka amazi. Niyo mpamvu yamuhaye ubu burozi kugira ngo aze hano iwabo aho akora, kugira ngo azabashe kuba yabuha Iribagiza nakanguka. Ariko Imana yabashije kuba yakorera muri Iribagiza, ibasha kuba yamwereka ko ari uburozi buri mwari ya mazi. Ni Imana yabikoze kugira ngo akanguke ashaka fanta ho kugira ngo anywe amazi. Rero abantu bemera ko Imana ikora byose igakora ibitangaza, mujye muri comment mwandikemo amena, kubera ko Iribagiza yabashije kuba yasimbuka runo rupfu. Yaragiye kuba yapfa, noneho we na musaza we mubonye ko musaza we ibyo bitagenze neza, kubera ko abandi bari kunywa fanta we anywa amazi. Ariya mazi rero n'uriya muhungu ukora kwa Cyusa wari uyazanye, yari yashyizemo bya binuza by'uburozi Rugema yari yamuhaye. Uri kumva ko Fisto rero yakoze ibintu bitari byiza cyane. Abantu barimo kugaya Fisto mujye aho hasi muri comment, kubera ko yabashe kuba yaduhemukira hano muri no filime yacu Inzira y'Umusaraba. Muvuga ati Fisto turamwanze, Fisto araduhemukiye, kubera ko twari twitezemo ibintu byiza cyane, kubera ko musaza wa Iribagiza yararimo aserebura hamwe n'abandi. Ariko ibintu bimubayeho ntago ari ibintu byiza cyane, ibintu Fisto abashe kuba yamukorera, kubera ko yamuhaye amazi arimo uburozi. None musaza wa Iribagiza bikaba bimumereye nabi, akaba atangiye kuba yaremba. Ese ninde uraza kuba yamuha umuti? Rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Ariko ndaza kuba nakubwira amakuru meza araza kuba yaranga iyi filimi, kubera ko musaza wa Iribagiza atarigera apfa guko bubitekereza. Ndaza kuba
ntarakubwira umuntu wabashe kuba yamuha umuti kugira ngo akanguke, kandi uraza kuba watungurwa cyane. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza bibashe kuba byabaranga iyi filimi, kuba musaza wa Iribagiza atarigera apfa. Abantu rero bizera Imana ko ikora ibitangaza, mujye aho hasi muri comment mwandike amen, kubera ko tubonye ibintu bigiye kuba byaba byiza muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko turaza kubona umuntu uraza kuba yamena amabanga y'uburyo buraburozi bukora Rugema yabashe kuba yaha uriya muhungu ukora hano kwa Cyusa kugira ngo abashe kuba yabuha Iribagiza, ndetse kubera ko biraza kuba byagutungura cyane uwo muntu uraza kuba yavura uriya musaza wa Iribagiza, kubera ko ubu burozi babahaye ntago buvurirwa kwa muganga nk'uko Cyusa ari kubivuga, ahubwo baraza kuba Cyusa araza kuba yakakira telefone yihuta. Ese uyu muntu ninde uraza kuba yaha umuti uyu musaza wa Iribagiza kugira ngo akanguke? Nimba utangiye kuba wamukeka, jya hasi muri comment ushyiremo izina rye, kubera ko ni ibintu byiza cyane biraza kuba byaranga iyi filimi. Kandi nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi ni ibintu byinshi biri kugenda biranga iyi filimi yacu bigiye kuba byashimisha abakunzi bayo, turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nubashe kuba wacikwa. Kandi twamaze kubona ko uyu musore noneho uyu musore ukora kwa Cyusa Fisto yarazanye amakuru hano kwa Rugema, aje kuba yaha Rugema na Fabiola amakuru yuko musaza wa Iribagiza yarabashe kuba yarwara kubera ko yaramaze kunywa y'amazi. Rero yarazanye amakuru, ageze hano ku muryango afite amakonfidensi ya danje, aje ari kwiruka ahura na wa muzamu kubera ko bamuhaye amategeko ko nta muntu wemerewe kuba wakinjira hano atabifite uburenganzira, atari umuntu waho cyangwa atari umuntu Rugema yizaniye ndetse na Fabiola. Rero yahageze ni agatera yirukanka azanye amakuru ayazaniye Fabiola, ariko ntago byabashije kuba byamukundira kubera ko yahuye n'uyu muzamu bagaserera cyane, kubera ko uyu Fisto yarazanye amakuru yuko Iribagiza yakangutse, noneho na musaza wa Iribagiza akaba abashe kuba yanywa bwa burozi. Rero uri kumva ko ari ibintu bibi cyane uyu mwana yarazanye, yaragarutse kongera kuba yatanga amakuru. Urumva ko Fisto akomeje kuba yakora ubugome cyane, nago ari kubasha kuba yakumvira wa muryango wabashe kuba wamurera ukabasha kuba wamukuza, kubera ko kwa mama Cyusa bamufataga nk'umwana mu rugo, bamwizeraga, nago bari bazi ko yakora bino bintu. Ariko noneho urabona noneho ko uyu muzamu we yakaze, nago ashaka ko yakinjiramo hano. Rero ni ibintu byiza cyane kuba uyu muzamu yabashe kuba yamusubiza inyuma, kubera ko yaraje kuba yakongera kuba yatanga amakuru kugira ngo Rugema ndetse na Fabiola bige izindi ngamba zikomeye cyane. Kandi twamaze kubonamo ibintu byinshi biri kugumya bitangaza abantu benshi, kubera ko Rugema na Fabiola nabo ibyabo bitaraza kuba byamera neza muri episode iraza kuba yakurikira. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi niba ufite n'igitekerezo umanuka aho hasi muri comment ushyiremo icyo gitekerezo. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. Kandi nimba wizera Imana ukaba wabashe kuba washimishwa nuko Iribagiza yabashe kuba yakanguka, Imana yabashe kuba yakanguka ikamurenze imitego bari bamuteze yo kuba bamuha amazi arimo uburozi, uriya mwana Fisto yari yahawe na Fabiola ndetse na Rugema kugira ngo azabashe kuba yayamuha. Jya hasi muri comment uvuga ati amen, kubera ko Imana tubonye ko ikora ibitangaza, ikora ibintu bidasanzwe. Ese ni ibihe bindi turaza kuba twarebamo hano muri ino filimi? Kandi nimba wizera ko Imana ikora ibintu bidasanzwe bikabasha kuba byacamo nubwo binyura mu nzira zigoye, ariko bikabasha kuba byakunda, Imana ikabasha kuba yagucira amayira. Rero kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza dukomeze kuryoherwa na filimi yacu ibintu bimeze neza. Kandi ni byinshi turaza kuba twarebamo. Kandi muri ino filimi tumaze kubonamo ibintu bikomeje kuba byatungura abantu benshi bareba filimi Inzira y'Umusaraba, bari kugenda babonamo ibintu bishyashya batari biteze ko biraza kuba byazamo, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ndetse na Fabiola batameranye neza, barimo barashwana bazira utuntu dutoya, bashaka kuba batandukana kubera ko bageze mu bibazo. Noneho uri kumva Rugema na Fabiola nibabasha kuba batandukana, ibibazo baraza kuba babyitwaramo utego. Twamaze kubona ko Fabiola ashaka ko yahinduka, ashaka ko kubera ko yumvishe ko Iribagiza yanyweye umuti wa kabiri, ashaka
kuba yahinduka akajya ku ruhande rwa Iribagiza kugira ngo azabashe kuba yashinza Rugema mu rukiko. kandi niwe twabonye uyu mukobwa Fabiola kubera ko niwe uzi ukuri kose, nta kintu na kimwe cya Rugema atazi, nta binyoma na bimwe Rugema yigeze akora uyu mukobwa Fabiola atazi. Rero uri kumva ko Rugema natitwara neza kuri uyu mukobwa Fabiola araza kuba yajya kuba yafatanya na Iribagiza, akazafatanya na ba Iribagiza kuba bashinza Rugema mu rukiko. niwe ugiye kuba yaba umutangabuhamya. uri kumva ko rero aramutse Fabiola aramutse ahindutse kubera ibintu twabonye ko Rugema ashaka kuba yamukorera, kubera ko Rugema yamufashe aranamuniga, byerekana ko Fabiola noneho bibasha kuba byamutera ubwoba, ngo nubwo adatinya kuba yapfa ariko byabashe kuba byamwahahamura. rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Fabiola aramutse noneho yikuye kuri Rugema akajya kuba yafatanya na ba Iribagiza, akazabasha kuba yaba umutangabuhamya mu rukiko. kandi twamaze kubona ko papa Kamarade niwe mutangabuhamya wari uhari, ko ari we nawe azi ukuri kwa Rugema. uri kumva ko noneho Fabiola aramutse noneho aramutse afatanyije n'uyu musaza papa Kamarade, bakazajya kuba batanga Rugema, bakajya mu nkiko bakajya kuba batanga ubuhamya ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. rero uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane. rero abantu bishimiye ko Fabiola ndetse n'uyu musaza papa Kamarade babasha kuba bafatanya, bakazajya kuba barenganura Iribagiza, kubera ko Fabiola azi ukuri, azi amabanga yose ya Nyiranambara ndetse na Rugema. rero uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane. rero abantu bishimiye ko Fabiola yaba agiye kuba yajya ku ruhande rwiza, mujya aho hasi muri comment muvuge ati Fabiola ndamwemeye aramutse akoze ibi bintu, kubera ko Rugema we ibintu atangiye kuba yamukorera ntabwo ari ibintu byiza nk'umwana w'umukobwa uba hano mwa runo rugo. Rugema ntabwo arimo aramuha agaciro, niyo mpamvu Fabiola ashaka kuba yajya kuba yafatanya na ba Iribagiza, kuba yajya kuba yashinza Rugema. uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane kuba Fabiola yaba agiye kuba yafatanya na Iribagiza. ubwo Rugema uri kumva ko Fabiola ariwe wamugiraga inama zo kuba yakora buri bwa bugome bwe, buri kintu cyose niwe wabashaga kuba yamugira inama y'ibyo bagomba kuba bakora. ariko uri kumva ko Rugema yaba agiye kuba yajya mu mazi abira, kandi twabonye ko Fabiola we adashaka kuba yafungwa, ahubwo ashaka ko ari Rugema wazafungwa akajya kuba yazira ibyaha yakoze. kandi twabonye ko Fabiola atangiye kuba yatera ubwoba Rugema ko agiye kuba yamutanga, ko agiye kuba yavuga buri kintu cyose amuziho. uri kumva ko rero Rugema ibyo bitagiye kuba byagenda neza. rero abantu bishimiye ko Fabiola yahinduka agahinduka undi muntu, mukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nayo Imana yabasha kuba imukoreyemo nk'uko twabonye Isimbi imbere yari ameze, nawe akabasha kuba yahinduka undi muntu. twabonye ko Isimbi we amaze kuba yahinduka undi muntu mwiza, nta muntu akibangamira, nta bintu by'inyanzira mbi akigenderamo nk'iza Rugema ndetse na Fabiola. rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane byabigiye kuba byaranga iyi filime. kandi nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filime INZIRA YU'UMUSARABA, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda biranga, ni ibintu byinshi biri kugenda bitungura abantu bareba iyi filime, kandi ni byinshi turaza kuba twarebamo biragenda bitungura abantu. ese musaza wa Iribagiza, hari abantu bafite amatsiko ngo yapfuye, ntago uriya musaza wa Iribagiza we yigeze apfa, ahubwo nuko Fabiola araza kuba yafatanya ndetse na Isimbi, bakabasha kuba bamurangira umuti baraza kuba bakoresha, kubera ko bamaze kuba babona ko uriya musaza wa Iribagiza ari umuntu mwiza cyane. kandi twabonye ko Fabiola we ikintu kigiye kuba cyamutera kuba yagambanira Rugema, nuko Rugema yatangiye kuba yamusuzugura. rero Fabiola na Isimbi baramutse bifatanyije bakabasha kuba babwira uriya musaza wa Iribagiza umuti uramuvura, kubera ko ku bitaro bataraza kuba bamuvura. uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane. rero abantu bishimiye ko Fabiola na Isimbi baza kuba bafatanya mu kuba baranga umuti uraza kuba wavura uriya musaza wa Iribagiza, kugira ngo abashe kuba yakanguka, kubera ko nawe twamaze kubona ko yari arimo asereburana n'abandi yuko Iribagiza yari amaze kuba yakanguka, yari arimo aserebura n'umuryango wo kwa ba Iribagiza wose, ariko ntago byigeze bimuhira, kubera ko uriya muhungu Fito yabashije kuba yamuvangira. we ikinyobwa yari ari kunywa ikinyobwa cy'amazi yonyine. rero ntago byigeze bimuhira, kubera ko Fisto yari yamushyiriyemo uburozi. rero Fisto yari ari hafi aho ngaho arimo aneka nimba uriya musaza wa Iribagiza araza kuba yanywa amazi, kugira ngo abone amakuru ajyana kwa Rugema. rero uri kumva ko Fisto we ibintu akomeje kuba yakora hano muri no filimi ntago ari ibintu byiza cyane, akomeje kuba yatubihiriza filimi. rero abantu batangiye kubona ko Fisto ari kugenda bisha filimi INZIRA YU'UMUSARABA. mujye aho hasi muri comment mwashe kuba mwabivuga ko Fisto ari kubabihiriza filimi,
cyangwa abantu bashaka ko filimi yacu Fisto yayivamo, Fisto ntiyongere kuba yayigaragaramo kubera ibintu atangiye kuba yakora, mujye aho hasi muri comment muhashe kuba mwabivuga. Kandi ni ibintu byinshi turaza kuba twarebera hamwe birabasha kuba byashimisha abantu benshi bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe ubasha kuba wayikurikira, kora subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwana n'izi video tugenda tubagezaho, kubera ko ni ibintu byiza cyane bigenda bigaragara hano muri filimi Inzira y'Umusaraba kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bayikunda. Kandi turaza kuba twarebera hamwe ibintu biraza kuba byabamo, biraza kuba bigira nziza. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kubera ko Rugema ndetse na Fabiola akabo kagiye kuba kashoboka nubwo batangiye kuba basubiranamo. Kandi twabonye ko uyu mugore Mama Kanyana yazanye amakuru meza ya hano yuko Iribagiza yakangutse, yabashije kuba yakanguka yibutse buri kintu cyose. Ariko Rugema ndetse na Fabiola ntabwo byigeze bibanezeza kuba Iribagiza yabashije kuba yakanguka yibutse buri kintu cyose, kubera ko twabonye ko muri episode yarangiye bagiye bisetsa, abandi bari bishimye bari guserebura ko Iribagiza yakangutse. Isimbi ndetse n'uriya mushiki wa Rugema Safina bari barimo baserebura we na Mama Kanyana, ariko bano bo bari bababaye cyane, bari bafite agahinda kubera ko bumvishe iyi nkuru ko kubera ko bari batanze uburozi bari babuhaye Fisto kugira ngo azabashe kuba yabaha Iribagiza nakanguka, bumva ko nta kintu we yigeze aba. Rero ni inkuru yabashije kuba itabashimisha cyane Rugema ndetse na Fabiola. Rero uri kumva ko ibyabo bitari ibintu byiza cyane, ibintu babashije kuba batekereza, babashije kuba bagira ubwoba bwinshi cyane. Se baraza kuba bakora iki? Byose nibyo turi kugenda turebera hamwe. Niba nawe tubashije kuba twagerana kuri uyu munota ukaba wizera ko Imana ikora ibitangaza, uriya musaza wa Iribagiza ataraza kuba yapfa, jyawe hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda bitunguranamo, ibintu tutari twiteze ko biraza kuba byazamo ariko bikaba bibashe kuba byaza. Kandi nimba hari igitekerezo ufite ukaba ushaka ko cyaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jyawe hasi muri comment ubanze witonde ucyandike neza kugira ngo kize kubasha kuba cyasomeka, kugira ngo tuzabashe kuba twagendera ku bitekerezo byawe kugira ngo tubakorere filimi, yuko filimi yacu tuyikora tugendeye ku bitekerezo byanyu mugenda mutanga, ibintu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano, nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi tumaze kubonamo ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi, kandi hano kuri ino channel tubasha kuba twahafatira n'amasomo abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Se n'ayahe masomo yaranze iyi filimi, byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Kandi ni ibintu byinshi biri gukomeza bitungura abantu binabashimisha bimwe na bimwe, aho twamaze kuba twabona ko musaza wa Iribagiza bitarangiye neza kubera ariya mazi Fisto yazanye ayakuye kwa Rugema. Fisto ararikoze. Rero uri kumva ko Fisto akoze ibintu bitari byiza cyane hano muri no filimi, kuba afashe amazi arimo uburozi akabasha kuba yayazana hano, akabasha kuba yibayaha Iribagiza. Rero abantu batangiye kuba banenga Fisto kubera igikorwa yakoze, yakaba yatwigisha isomo rikomeye cyane, kubera ko yashatse ibintu byinshi ashaka kuba yakira vuba kugira ngo abashe kuba yahemukira umuryango wamureze. Rero uri kumva wamugira iyihe nama? Abantu rero bafite inama bagira Fisto bajye aho hasi muri comment bashyiremo ibitekerezo byabo kugira ngo tubashe kuba twabibona, kugira ngo tuzabashe kubakorera filimi Inzira y'Umusaraba tureba se ni ibihe bitekerezo byajemo byanyu. Kandi ni ibintu byinshi by'ingenzi uyu muhungu yakabaye atwigisha, kubera ko burya umuntu twizera, umuntu duha buri kimwe, niwe ushobora kuba yatugambanira. Kandi twamaze kubonamo ibindi bintu byinshi cyane, kuba byari ibyishimo kuba Iribagiza yarakangutse, ariko tugahita tubona musaza we birangiye nabi, musaza we birangiye bamuroze. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaba bibi hano muri no filimi. Ariko hari n'ibindi bintu byabashije kuba byaba byiza, byabashije kuba byayiranga. Ese Rugema ndetse na Fabiola bo ibyaye biraza kuba byaherera he? Kubera ko bari mu mazi abira, batangiye noneho kuba bashwana bageze mu bibazo. Rero uri kumva ko ibyabo bikomeye cyane, kubera ko Rugema noneho atangiye kuba yaniga Fabiola, atangiye kuba yabwira Fabiola amagambo ateye ubwoba ngo ashobora no kuba yamwica nawe, kubera ko Fabiola yari atangiye kuba yamumenyera, kubera umunwa wa Fabiola wari umukoze
ijambo. Rero urumva ko ari ibintu byinshi cyane. Ese Rugema yaba agusigiye irihe somo, waba umwigiyeho iki, cyangwa yaba wabona hari iyihe nama wamubwira ku myitwarire ye arimo arakora hano muri ino filime Inzira y'Umusaraba? Rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo kuri Rugema kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana. Kandi twamaze kubonamo byinshi cyane, abantu bari bafite ibyishimo ko iribagiza ndetse akangutse yibutse, ariko ntago abashe kuba yagira, ntago abashe kuba yakishima kubera ko musaza wenyine ahise ajya hasi. Ese araza ko yavurwa n'iki? Rero jyaho hasi muri comment naho utangemo ibitekerezo bye, kubera ko ni ibintu byinshi turaza kuba twarebera hamwe, biraza kuba byashimisha abantu benshi bakunda filime Inzira y'Umusaraba. Kandi twamaze kubona ko uriya musaza papa Kamarade ndetse arimo abwira ba Emile ko hari ibindi bintu atarababwira. Ese ibyo bintu ni ibiki? Nabyo tuzabirebera hamwe. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kubera ko ni ibintu byinshi biri kugenda biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, biri kugenda bishimisha abakunzi bayo bayikunda. Kandi nawe uba mu ba mbere batanga ibitekerezo bibasha kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi yuko iyi filimi tuyikora tugendeye ku bitekerezo byanyu. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba tubasha kuba twabategurira filimi tugendeye ku bitekerezo byanyu. Rero ni ibintu bikomeje kuba byatungurana hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tubonye ko iribagiza yabashije kuba yakanguka, byari ibyishimo. None tubonye musaza we Rurangirwa agiye hasi. Uri kumva noneho ko ari amarira avanze n'akababaro kuba iribagiza yaragiye kuba yakibuka ibintu byose. Rugema ndetse na Fabiola ndetse na Nyirantambara bagatangira kuba bakurikiranwa ku byaha bakoze byo kuba barishe ababyeyi ba iribagiza, ariko ntago bibashije kuba byamuhira kubera ko musaza wa iribagiza agiye hasi. Uri kumva ko iribagiza bigiye kuba byakafekta kuba yajya kuba yareba Rugema ngo abashe kuba yamubwira akari kari ku mutima we. Uri kumva ko agiye kubanza akita kuri musaza we kugira ngo abashe kubona uko akanguka. Rero uri kumva ko ibintu byari bigiye kuba byiza hano muri ino filime, ariko Rugema abashije kuba yabyangiza. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byinshi turi kugenda tubonamo byabashije kuba byayiranga kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi.